oya umva reka buretse wivuga ntago ufite uruvugiro ejo bundi twe turi kuganira iki shadani oya wivuga ngo shadani se shadani iki nawe utangiye kunserereza oya nta kuguserereza ariko mubwiye niba mubwiye ngo nahuye n'umukobwa nkamusifura ubwo urumva ari ikosa nakoze Dani nimba ariyo nzira rero mwana utangiye guhitamo iyo nzira yo guhitamo neze si ubuzima busanzwe oya si ubuzima busanzwe umva reka mubwire rero mani Dani ibyo ngibyo byihorerwa kanigendera utanzamura isukari n'ubundi mbona ariko ndashaka kubanza kureba wa mukobwa ndibutse Bana ahubwo rero utangiye kumuntu mukuru ndashaka kureba wa mukobwa reka nkwereke aho ubundi reka nkwereke ifoto oya ntago nshaka ifoto kabisa nawe ubundi umwana uretse n'ubundi ukadufite gahunda ahubwo byiza oya urabeshya ntago nabyizeye byiza turi twicaye hano ntago nakwizera ko oya mwana utanyicaza hano mu nzu nkategereza nkamubura bro ngwino we tube dutegereza kanya iminota ingahe minota amatsiyeri si wangu wagira ngo niwo umutwaye ubundi ugere umupira neze ubundi naje kureba umupira mani bro kwa murokore ntabwo bareba umupira ntabwo uri kujya kureba ariko reka nanigendere bro uretse kanya gato sinakubwiye uretse gato wamubonye Dani n'uyu wamwita Cecile uyu n'uyu nari maze iminsi nkubwira Dani uramubona ati si sawa sha akabera ariko n'ubusanzwe wese kuva kera ko nzi ko wamye utihangika yewe byakoranze ariko ubwo ako kantu wasanga ushaka kuvuga ko naterese benshi oya niyo baba babiri cyangwa umwe Dani abashaka kunserereza wowe uri kunserereza ndabizi ariko uyu nguyu ndi kukubwira muri iyi minsi rero wabera sha nizeye ko wemeye nabera ndebeye kabisa vuba cyane rero invitation do semudete hariya Katri yo cyakora wabivuze neza nakabera nemeye ahubwo we hatabitamusha ikibazo ariko nuko ari wowe uriya mwana ubonye atagucitse ajyahe ngaho nigaramiye ajyahe kari ibyo byanyu mutangira kubona umuntu yimereye neza ngo nkwe rega ndakuzi mani nose ubu nibwo bwa mbere tumenye oya mani biriya ni ibya kera mani sinakubwiye nakubwiye ngo invitation save the date nizabanza invitation igikwe kigakurikira nakubwiye ngo ejo bundi uzabungisha inama ahubwo umpaye nimero urumva nimwashwana erega mani ikibazo cyawe ni iki ngiki iki se mana aho kuntera courage uri muranshi intege oya ntagaruka ntacyo courage muhungu wanjye courage kugira ngo ntere motivation n'inshuti yanjye ega turaziranye mani none se mani nzahora muri biri okay ntacyo tubwiye ko wahindutse mbega umwana
nagiye kera kusa ariko uyu agenge ntago agomba kuwucika. Ewa n'uyu we ni nyawe kabisa. Umva hagomba kunshikira icyo ari cyo cyose nzagikora ariko ngombe mubone uko byagenda uko ariko kose. Mana yanjye ntabwo ari kubyumva neza ngo afite undi gusa barumva ibyo ari ibiki. Ntabwo bishoboka kuri jyewe tu ibi ntabwo byanca intege n'abandi bose batangira bahakana ariko ngomba kumutsindira tu uko byagenda kose ntabwo nzi. Reka nzakomeza mpaka kugeza yemeye ntabwo agomba kumpakanira gutyo. Wowe ndamukuramo tu nta bintu byinshi rwose. Shuri amakuru Shanda nyine ndaho ubuzima bumeze neza nta kibazo ariko muri iyi minsi sinzi nyine nsigaye mbona uri bwiza ukuntu rero kuba busy nyine mba ndaho ngaho ariko mba gutekereza mba ku mutima mba gutekereza cyane. nanjye urabizi ndagukunda n'ubona mba ndi busy ariko ndagutekereza. ni byiza cyane nanjye urabizi ndagukunda urabizi nta wundi nagusimbuza nukuri ndabizi urankunda ariko nanjye ujya umenya ko ngukunda ndagukunda kandi nyine ujya umenya yuko ndanakwifuza mu buzima bwanjye. nibura kutambeshya imuteka igihe mva mubwire mfite gahunda kandi ndagusezeranya yuko wari uwanjye ubuzima bwose. byandi kukubwira ibyo ni isezerano kandi nawe nizere ko utazambazanira cyangwa se ngo uce hirya uce hino nk'uko wari umaze kubibwira byabo. urabizi ndagukunda n'abandi akenshi rimwe na rimwe nyine ariko mbakubwira mu buryo bwo kugira ngo nyizere ariko ndagukunda nanjye ndagukunda pe sakabiza nkombe ni ukuri kandi nishimiye kuza kujyana mu rugo bakakubona ndagukunda pe Sheri wakoze kunsura uyu munsi kandi sinabona uburyo nkushimiramo gusa icyo nzi cyo nzirikana urukundo nkunda kandi nzakomeza kugukunda kugeza iteka ryose ntabwo nzongera guhemukira. urakoze cyane urabizi nanjye ndagukunda kuba nafashe umwanya nkaza kugusura nyine tuganire gusa nanjye sinzagomba kuko ndabizi ndabizi pe ndagukunda bizahora ameze neza nta kibazo Amakuru ya Sheri wahise bigeze ameze neza nta kibazo byafashe indi ntera nawe none cyane ahubwo ndashaka kuzamukwereka neza akamenya bihagije sibyo se mujya munikora nyine mukigenza uko oya ibyo wacu nta kuntu mujya mwigenza kareka ibyo byo wacu sha gusa nyine tumeze neza maze dufite n'ubukwe buri hafi ndumva byarashyushye ubwo si urwo rukundo rwanyu rugamije umva urukundo rwacu rero rugamije ni ukubana n'ubundi ndumva byashyushye ariko nyine ndumva ntacyo bimaze ubwo se kubera iki se cyangwa se urumva bimeze gute ko numva ati nyine ndumva nta musosi ndumva
ahubwo njye reka nkwibwirire nyine nta kuntu wanshakira umutipe nyine dukundana uhoraho nta bintu nakundanye n'uyu byagenze jarajara mbese umutipe w'umushyitsi buriya wababwira tukagusa byaba ari sawa wabonye isa ameze neza nyine ameze neza ni umusirimu nyine basa neza nyine abantu ukunda nyine sibyo aba ari simati asa neza nta kibazo sibyo nyine wowe ubona uko umwongezaho ugirire Patrick nyine amagapasi kuko nyine ntabirambe mwese urize cyangwa mbere cyangwa ni bimwe byawe uragira ngo nimubwira biza nyine bizabe nyine niba ari umutipe w'imboga nyine nawe urabazi aho nkunda gurira kuri Patrick nyine yego ngurira umuti none se nituguha pasi ntushimire izagenda gute wapi nyine umuntu uzaba wanshimiye urumva nyine ukuntu azaba ahagaze ntabwo njye namwanga yego kari ndabizi uranyizera ndi inshuti yawe sibyo kandi urabizi turumvikana icyo ngiye gukora ngiye kubwira shere wanjye nyine Patrick nyine nzamubwire deni nansubize nawe nzakubwira nyine uzamumbwire njye mfite gahunda urayifite uri mu rukundo neza witeguye gukunda umve mfite gahunda rwose byiza cyane ubwo nyine nzamubwira noneho nzaguhamagara cyangwa duhure nk'uko twahuye nkubwire reka meze neza urabizi nyine ari ngombwa kugira ndetse neza kuko ndabizi urabikunda ukunda kwambara isaha ntabwo bikunda by'amasamba mbona ari ibintu by'abakobwa ntabwo amasaha keza bedo gusa nyine fora ngiye kukubwira fora kandi narakubwiye ubushize fora 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 kandi ndaguhemba fora bitangurane oya bifore ndashaka ngo bifore wabinaniwe wabinaniwe kandi nyine ugaragara neza witaho si byose ko ndi kugukora ko utabishaka gute abantu baba bakundana iyo bategereje kubana ntabwo byaba ubwo si imishinga dufite nyine gutegura turi kumwe tuganira bizagenda gute tuzayivugana kuri telefone ku buryo kugukora gutyo nyine utabishaka nyine ku buryo ntakora utabishaka nyine twanaganira tukaganira kandi tukuzuzanya atari ngombwa ngo nankoreho hari ikibazo basi uri kumva ufite nta kibazo ufite sibyo nta kibazo ufite rwose ubwo tuvuganye bimeze gutya byaba ari ikibazo ntabwo ari ikibazo ariko nyine wakicara umeze
n'ikindi ndatangiye kubona oya ariko oya sheri oya reka ni sheri 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 ubu ngubu kuko anjijije iki none ubu nawe nk'ubu ngubu wasanga tugiye gushwana nawe Dani yari yabivuze mbona umeze byo shana amakuru ufite none by'abantu mwashwanye se mufite sinzi aho nahera imva sinzi birarenze kandi wambwiraga ngo birashyushye reka reka numvaga byangeze mu birere ingoma zahinduye imirishyo nyine byahindutse ko ndetse kumusura nyine cyagihe nabikubwiraga gake nta n'ikintu na kimwe kibaye habe na rimwe nabivuga ushobora bimbwiye nyine ubundi ukundana n'abahungu ntabwo ikinyejana cya 90 reka da akaba ariyo mpamvu se byagenze kuri rangira habe n'ikintu nta kintu mbese na kimwe twakoze nta kintu twakoze nk'abantu bakundana nawe unyumvire umutipe turakundana dufitanye ubukwe save the date ibiki n'ibiki nawe urabyumva usundi ubwo muhungu ni muzima wapi ndumva nta muhungu murimo inama nakugira rero niyi sibyo hano hanze hari abandi bahungu beza kandi bafite gahunda beza bafite amafaranga baba bafite gahunda n'iyo miti bayikora sibyo ndumva rero bava mu mandazi nyine ibyo ngibyo byo muri rimwe gusa uwo muhungu ubundi ni muzima njyanama wangiriye neza ko maze kubibona ibintu byose wambwiye maze kubibona ikomereze wantu uri umwihorere nyine ubwo niba azabona ba nyampinga nkawe simbizi niba ari na muzima ngenda mushidikanya uriya se gusa biragoye nyine nawe urabyumva ntabwo nari mbimenyereye guhindura nyine ubundi buryo sinzi ibanga nakoresha cyangwa ukuntu najya mbigenza basi kugira ngo bizagende neza bizagenda biza nyine mwihorere uzagenda ubimenyera neza uriya muhungu nta gahunda afite mwihorere gusa ubwo bukwe bw'ubundi muzabana bivemo mva wumve ko yabaga atarananjyana niba basi ngo banambone nk'umukazana wabo nyine mwihorere nyine bizagenda biza uriya umwibagirwe birangire kuko abahungu barayi bafite amafaranga mbabarira nagusabye imbabazi nyine Seri wanjye reka nkubwire sibyo ntibishoboka reka nkubwire ni gute oya ndekura rwose ndakwinginze sisi ndakwinginze mbabarira ndakwinginze sibyo mbabarira dusubirane uribuka amasezerano yose naguhaye nanjye naraguhaye ariko nyine mbabarira dusubirane ntabwo biri hafi hano rwose naba nkwijeje ibitangaza umva niyo wagira ute niyo wateka ibuye rigashya ntibishoboka ntabwo byakunda ibyanjye nawe byararangiye ntabwo bishoboka ni ukuri ntibishoboka njyewe reka ikosa ntabwo nakubabarira ni ukuri
turi Mike. Wabaye kimwe? We. Uri kurota Mike, uri kurota kubaho. Wabaye iki? Dore n'amarira yawe imitsi yareze byagenze bite wa? Mani ngwino ngugeze mu rugo ibindi uzaba bimbwira ndabona ntazi byaba. Wasanga wongeye kubabazwa mu rukundo. Kandi nari nabikubwiye.